Amen. Hallelujah. 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 Amen. Mu mahoteli makuru manini hari igihe bakora decoration ku byo kurya. Urabizi sibyo? Uyu mwana yarabizi rwose. Ibiryo bikabira aho ariko bagakuraho utundi tuntu hejuru. Hano bakunda kwirira utwo tuntu hejuru. Twa mayonnaise. Natwo ni twiza baranaturya turanabaryohera. Bene utwo turaryoha. So ubuhanuzi buryoheye abantu cyane kurusha ijambo ry'Imana. Ndabinginze mu izina rya Yesu no kubw'imbabazi biz'Imana mureke turamverse ibi bintu. Turye umutsima w'ubugingo hanyuma na icing nazo umwuka wera arahari rwose uzaduha impano zibitangaza. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimye ko yadukirije indwara, idukiriza indwara, n'abana bacu bariho barakira indwara, abantu bariho barakira za religion, abantu bari barakira. Ndagira ngo nkubwire ngo hari n'abantu basengeye abapfuye bagapfa abana babo bagapfa rwose. Nta muhanuzi n'umwe waje ngo bahanurire bakabasengera bagahagarara mu butware kuko bari umutsima. Bamenye icyo ijambo ry'Imana ryabahaye. Bafite autorité, bafite ubutware bw'ijambo ry'Imana, bafite n'umwuka w'Imana. So barabikora mu gihe wenda wakagombye kujya ku murongo n'urutonde utegereje umuntu uri anointed. Uzamubone ryari? Bamwe ntago mubabona vuba. Ariko Imana ihabwe ishubahiro kuko yaduhaye ubutware. Yaduhaye umurage utabora n'ijambo ry'Imana. Yaduhaye imbuto itabora n'ijambo ry'Imana. Ni umutsima w'ubugingo. Amen. Sibyo? Yesu yagiye Bethsaida ku kidendezi. Kidendezi cyari kiriho abantu benshi cyane. Benshi baryamye aho ngaho bahora bategereje ngo marayika aze abirindure y'amazi yo ku kidendezi. Hakaba hari umugabo umwe wari maze imyaka 38 arwaye, yaramugaye adashobora guhaguruka. Aravuga ati jewe, Yesu aramubwira ati urashaka gukira? Ati jewe arisobanura, jewe nabuze abandi bagira babo barwaza, jewe ariko ikibazo nakubajije wagisubije ukareka iby'abandi. Abandi bafite abarwaza, iyo marayika birinduye amazi bahera ko babacokama ko kanya bagatanguranwa, njewe ngasigara aho ngaho. Yarahamaze imyaka myinshi cyane. Waruzi yuko nta wundi yakijije wowe wenyine akitahira. Yarabuze imbaraga zo gukiza abantu bose. None uyu munsi wa none dufite abantu ngo bagiye gukiza abantu bose indwara. I'm sorry, I don't read it in the Bible. Na Yesu ubwe ntago yakoze ibintu atabona na data. Icyo yakoraga nuko data yamubwiraga kugikora. Wari ukwiriye kwakira umutsima w'ubugingo, ukakira n'indwara, kuko muri Yesaya 53 harakwemerera ko imibyimba ya Yesu Kristo gukiza. Utarinze kwirukanka imisozi yose. Ariko muritonda pe. Muritonda kweli. Yemenye ukuri kumbohora gutya. Nasimbuka, nkanezerwa, nkumva ko nanjye mfite uburenganzira bwo kwigererayo. Paulo asezera itorero rya Efeso. Yarababwiye ati mwirinde murindane. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 20. Paulo asezera itorero rya Efeso. Paulo nta muntu mu byanditswe byera mu isezerano rya kera wakoze imirimo myinshi n'ibitangaza byinshi no kwandika inyandiko nyinshi nka Paulo. Ariko yaravuze ngo murabizi ko nabuze kubayigisha amanywa n'ijoro. Je ntabwo amanywa n'ijoro mbikora, Imana imfashe imbaraga zo kubikora. Paulo yitondesheje itorero rya Efeso. Arabwira ati nababwirije ijambo ry'Imana inzu ku yindi, buri muntu wese mubwirizwa iby'ubwenge bw'ubwiru bw'Imana. Ariko ningenda ntihazakubura kwaduka abantu bavuye muri mwe n'abandi bavuye hanze bashaka kwirehereza abantu inyuma yabo. So that is the problem. Nuko kenshi inyigisho, amasengesho, amateraniro menshi nayo kwirehereza abantu inyuma ya abandi bantu. Ntabwo inshingano ikomeye ivuga gutyo.
iravuga ngo mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza bw'ubwami, mwigisha abantu bose, mubahindure abigishwa banjye. Abigishwa bande? Bivuze kutubaha umuyobozi wawe? No. Pawulo arabivuga ahandi, mwubaha ababayobora, cyane cyane abarushwa no kubigisha no kubaha ijambo ry'Imana. Abo bantu bakeneye double honor. Ariko ntabwo bivuze ngo ukurikira abantu. Pawulo arabihakana akavuga mu Bakorinto igice cya 1 umurongo wa 11 ngo munkurikire nk'uko nanjye nkurikira Yesu. Ntabwo avuga ngo munkurikire ngewe kuko ngewe nkuri bitangaza, avuga nk'uko nkurikira Yesu. Mugere ikirenge mu cyanjye mubone mbabere model ukuntu nkurikira Yesu, aba ariko namwe munkurikira, ariko uko reference nuko akurikira Yesu. Yesu ahabwa icyubahiro. Benshi muri abo ngabo ntabwo tuzi n'ubuzima bwabo, ntabwo tuzi imibereho yabo, ntabwo tuzi ukuntu babayeho, ntabwo tubizi, ariko turakurikira gusa. So ntabwo ndanyije inyigisho, ndashaka ko tuzasubira ku ngingo ya 4 y'uburyo tugomba gusengera inshingano ikomeye yo kugira ngo itorero ryinjire mu gusohoza inshingano ikomeye yo kuvuga ubutumwa bwiza. Ariko ejo bundi turasenze, ndababwira ngo ndashaka ko ndifuza ko dutangira gusoma igitabo cy'ibyanditswe byera, cy'ibyakozwe n'intumwa. Ni bangahe batangiye urugendo rwo gusoma ibyanditswe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa? Nabahaye igice kimwe gusa rwose, kandi noneho nongeye kuba mwarimu. Nimuzamure ibiganza kandi nubeshye umwuka wera arakureba. Ni bangahe basomye muri iki cyumweru? Umva, icyumweru cyose chapitre 1 waba ukabije nawe. Muzamure ibiganza byanyu hejuru. Ndashaka kubatera umwenda, ntabwo ari ukubakoza isoni. Zamura ikiganza cyabo hejuru. Muzamura ariko. Abatarabikoze ndabababariye. Ariko iki cyumweru nimwumva impamvu ngewe nshaka ko numva mu mutima wanjye nshaka yuko musome ibyakozwe n'intumwa. Hari impamvu 3 zikomeye. Niba turiho twinjira mu nshingano ikomeye, ntabwo dushobora kwirengagiza kwinjira mu byakozwe n'intumwa. Ntibishoboka. Turagomba kwinjira muri icyo gitabo kandi tukaba bigishwa b'ijambo ry'Imana by'ukuri. Icya mbere nuko igitabo cy'ibyanditswe byera gitufasha, n'urufatiro rudufasha kumenya isezerano rishya. Ni ikiraro hagati y'ubutumwa bwiza, uriya butumwa bwiza, inzandiko cyangwa se ubutumwa bwiza bw'abariya bavuga butumwa 4, Matayo, Marko, Luka na Yohana. Ibyakozwe n'intumwa bihagarara hagati y'ubutumwa bwiza bwanditswe n'abo bakozi b'Imana, bigahagarara mu nzandiko z'intumwa, harimo iza Paulo, harimo iza Yuda, harimo iza isezerano rishya risigaye. Hagati ahangaha hari ikiraro cyitwa igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ntushobora kumva neza amabwiriza n'inyigisho n'ubuzima bwa Yesu Kristo ngo wumve n'impuguro zitangwa mu nyandiko zindi z'intumwa utumva neza hagati ahangaha ibyakozwe n'intumwa. Mwabyumvise? So ibyo rero bizadufasha kumva neza ibyanditswe byera mu isezerano rishya, kuko byakozwe n'intumwa ni ikiraro gifata uvanjiri n'inzandiko z'intumwa kugeza ndetse n'ibyahishuwe. Ikindi cya kabiri nuko tubasha kubona itorero rya mbere, kuko itorero rya mbere niryo rufatiro. Paulo arabyandika mu Efeso igice cya 2 akavuga ngo twubatswe ku mfatiro z'intumwa n'abahanuzi. So itorero rero ridafite ubumenyi ku gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, nta mfatiro tuba dufite, kuko ntabwo tumenya ishusho y'itorero uko yakagombye kuba riri uyu munsi wa none
muri 21st century tutazi ngo first century church Kristo yasize imeze gute. ishimwe niri kure